twongeye kubaha ikaze tunabasuhuza inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Tukaba rero dukomeje amasomo yacu y'imyitozo, turebera hamwe gukora amwe mu mafoto akenerwa buri munsi. Tukaba tugeze rero mu gukora logo ya Isimbi TV ikunzwe cyane kuri YouTube, ngira ngo nkuko mubibona ni ino logo iri hano ya YouTube. Tukaba tugiye kuyikora, akaba ari ya Isimbi TV. Nayi downloadinze rero nkabagira ngo tuyikore, tumenye uburyo amalogo akorwa, kugira ngo niba nawe ufite channel cyangwa se ufite iduka cyangwa se ufite ikindi kintu ku buryo wakora logo, ariko ntukore nk'iyi kuko yawe ari copyright, ugakora nk'iyo byenda gusa, kugira ngo nyine umenye uburyo bikorwamo. Twagiye, reka tuyigire ntoya tuyishyire hejuru kugira ngo iyo dukora ize kuba igaragara neza. Twagiye rero, icyo tubanze gukora hano ni ukubanza gushushanya kino kiziga, iki kizeru nkuko twabyize. Ariko mbere yuko dutangira ndagira ngo nkomeze gushimira abakomeza kureba amavideo yacu, mutwandikira muri benshi, nkomeza no kubasaba gukomeza kudushyigikira kugira ngo natwe tubone imbaraga zo gukomeza kubategurira amasomo meza. Tukaba rero tukomeje n'amasomo yacu. Tugiye nkuko twabivuze, tugiye kubanza dushushanye iki kiziga cy'umutuku kiri inyuma. Layer iyo hasi igomba kuba kino kiziga nyine cy'inyuma, kugira ngo ize kugira gute, ibi ngibi bize kuza bigire hejuru iyo layer yo hasi. Turashushanya ikiziga nkuko twabyize. Nkuko mwabibonye naje hano njya kuri computer A imeze nk'ikizeru, nkuko ku ruhande ubibona hano kano kantu kaba kameze nk'ikizeru. Tuze noneho fill twavuze ko ari ibara ryo mo hagati. Ibara ryo mo hagati turigire umutuku. Tuze tukandamo hano, tukaza hano gutya ahara agatablo kariho amabara menshi, bakukuzanira ahangaho guhitamo amabara. Kugira ngo rero bitworohere, turaza dukandemo hano. Aho kanze hose ibara riza ari ryo ngiryo, kandi buri bara riba rifite code nkuko ubibona hano D02037. Buri bara riba rifite code. Ndakeka amabara yose aba arimo hano ari amabara miliyoni nimba ari 30. Urumva rero na amabara menshi. Twebwe turakanda hano kugira ngo ibara dushaka rize risa nk'iyi logo dushaka. Dukande okay. Rero korije risa nk'iringiri. None gukuraho kino kizeru cy'inyuma twabonye ko ari kuri stroke. Kuri stroke hano urara ni 20. Turaza tumanure kano tukageza hano bibe 0, cyangwa se tuze twandikemo hano 0, twandike okay. Urarera ko cya kintu kizengurutse gihise kigenda. Urarera ko step ya mbere cyangwa se intambwe ya mbere twayiteye gushyiraho kino kizeru cy'umutuku. Ikindi tujye gukurikizaho no gushyiraho tuno tuntu tumeze nk'imisozi. Nta kindi dukoresha, turaza creating layer nshyashya. Tuze noneho hano, icyo navuga nuko uburyo bwo gukora amafoto muri Photoshop buba bufite inzira nyinshi, biterwa na ide yawe cyangwa se idea yawe. Bityo nje ndabereka idea yanjye yoroshye kugira ngo ukore ifoto nk'iyi namwe muzayikurikize, cyangwa se muzakoreshe ubu buryo mukora amafoto yanyu, kuko biroroshye cyane kurusha izindi nzira. Rero nanjye nabahitiyemo inzira yoroshye kugira ngo mubashe kubimenya byoroheje. Turaza dukande kuri stamp H, ubwo ni kuri layer nshyashya. Noneho duce akantu kameze nka mpande enye cyangwa se rectangle. Urareba rectangle ije imeze gutya, ifite utuntu tw'utudomo ku ruhande. Kugira ngo tudukureho cyangwa se tutugire akarongo kamanutse nk'aka ngaka, turaza kuri stroke, cyangwa reka iyi fill yo mo hagati cyangwa se ibara ryo mo hagati turikuremo, kuko ntago turikeneye. Dukeneye kano kantu k'inyuma gusa. Turaza hano dukande kuri aka kantu kameze nk'akarongo k'umutuku. Noneho rino ribara rite rigenda gutya. Noneho dusigaje iri bara ry'inyuma. Reka dukande kuri hano. Urara ko byaje bimeze nk'utu tudomo. Turashaka ko biza ari umurongo ufatanye. Dukande hano. Urareba ko umurongo twawurangije. Noneho urara ko hano hahuriye
iyi mirongo hameze nk'ahihinnye, ntabwo hasongoye nk'aha ngaha. Twarabyize ko uza hano ku ruhande kuri pixel ugashyiraho wenda, reka dushyireho 10, urabona ko bisa nk'ibyihiniye. Twongere dushyireho wenda 15 kugira ngo dushyireho kangahe, hano dushyireho 12 kugira ngo umurongo ube none. Noneho hano tuze dushyireho 12, dushyireho 15 turebe, bibaye byinshi. Reka dushyireho 15, urabona ko bisa nk'abyihiniyeho gato cyane. Reka dushyireho 20 turebe, reka dushyireho gakeya 10 ndakeka ari byo byiza, cyangwa se dushyireho 9, 8. Urareba ko bisa nkaho bimeze kuriya. Ikintu dukora, urareba ko turangije gukora kariya. Ikintu dukora ni ukuza tukagahengeka kakamera nk'agahagaze nk'umusozi. Turaza hano kuri show transform controls nk'uko twabyize. Wenda ababona ino video bwa mbere, nagira ngo mbamenyeshe ko dufite amasomo ya Photoshop guhera kuri 0 kugeza ku isomo rya 20. Ibi byose turi gukora twagiye tubyiga. Ibi turi gukora ni nk'imyitozo. Nawe ushobora kwiga gukora ino logo ya Isimbi TV, cyangwa se ugasubira inyuma ukareba amasomo twatangiye kuri 0, kuko nibyo byagufasha kurushaho. Kuko uyafatiye hano hejuru ushobora kubimenya nibyo, ariko ntago umenya basic y'ikintu, ntago ukimenya. Ni nk'uko natwe tujya kwiga tugahera mu wa mbere twiga rimwe guteranyaho rimwe guteranyaho kabiri, gutyo tukazageraho noneho twiga rimwe gukuramo 100, bakatubwira ko bishoboka, mu gihe mu wa mbere baratubwiraga ko bidashoboka. Bityo rero icyo nakugiraho inama, nimba ari ubwa mbere ubonye channel yacu, nagusaba gutangira kuri 0 niba ushaka kumenya gukora amafoto, kugira ngo ubashe kumenya basic neza, cyangwa se kumenya amasomo yibanze kugira ngo ugire ubumenyi bukomeye muri Photoshop. Turaza dukande hano nkuko nabiberetse, noneho duse nk'abahengamisha iyi rectangle yacu ize igere nk'aha ngaha. Urareba ko byibuze ibaye nkaho isa nk'iyi ngiyi ya Isimbi TV. Ikindi nuko uri kubona ko uyu murongo ntago ugera hano hasi, biravuze ko turaza tuwuce. Ushobora kuwuca mu buryo bwinshi, ushobora gukoresha aka, ushobora gukoresha aka, byose birashoboka. Reka dukoresha aka kugira ngo tuze tuwuce. Tugabanye tugeze, ndakeka ari nk'aha ngaha. Tugabanye tugeze nk'aha ngaha. Urareba, ariko hano inyuma hasi nureba kuri iyi logo ya Isimbi TV gasa nkaho kihinnye, reka tugire gute, tuze dukore layer nshyashya kugira ngo tubikore gase nkaho kihinnye. Tuze kuri iyi stamp edge, noneho duce akandi karongo. Tuze hano muri settings dushyireho ibara ry'umweru kuko dushaka ko bisa nk'umweru. Noneho iyi stroke y'inyuma dushyire kuri 0. Noneho hano kugira ngo bise nk'ibisongoye, reka dushyire wenda 12. Reka turebe ukuntu byabaye. Urareba bisa nkaho bisa nk'ibisongoye hano. Noneho tuze duse nk'abongera, noneho aka karektango dukoze duse nk'abagahengamisha, tukazane hano. Birasaba ko twegereza tukagashyiramo neza kugira ngo logo yacu ize isa neza isukuye. Karacyari kanini, reka twongere tugabanye. Twongere tugatambikemo.
urareba ko isa nkaho byenda gusa n'iyi ngiyi, ka karongo kaje gasa nkaho kigonze, ntago karinganiye nk'uko mbere byari bimeze. Ikindi dukora rero, turaza dushyireho kano kantu k'ahangaha kameze nk'umusozi wa kabiri, tuze dufate akangaka dukandeho, noneho tukagiremo tubiri, tugakopinge, tuze dukore duplicate layer nk'uko twabyize, copy, noneho tuze tukazamure gutya. Nitukazamura, turakazamura kaze gutya. Urareba ko tugashyire hano gutya. Noneho ikindi dukora, turaza ibingibi birengaho tubiceho kugira ngo bize bimeze neza nk'iriya logo ya Isimbi TV. Turaza dukande hano, nababwiye ko dufite ubwoko bwinshi bwo gusiba, ushobora gusibisha aka, ushobora gusubisha aka. Reka dusibisha aka kugira ngo wenda tubyige byose. Tuze dukande hano, dukande kuri delete. Urabona ko ubwa mbere twakoresha dusiba dukoresheje aka kantu, noneho ubwa kabiri dukoresheje aka. Ndi gukoresha byose rero kugira ngo dukomeze twiyibutse amasomo twize mbere. Urabona ko logo yacu isa nkaho irangiye, harabura kano kantu kameze nk'ukwezi. Aka kantu kameze nk'ukwezi, ikintu ukora, uza muri Google ukandika moon icon png, moon icon, cyangwa se moon, nyine mu cyongereza ni moon, ukwezi. Ubwo bakuzanira ibintu bigiye bitandukanye bya icon y'ukwezi. Ngewe rero naka downloadinze, kari hano, dore ngaka ko na downloadinze, ariko gasa nk'umukara. Reka tubanze dukureho iyi background yako, ubundi tugashyire hariya. Aka naka downloadinze, ndakazana ngashyire hano, ariko urareba ko gasa nk'iki, gasa n'umukara, reka aka karongo kariho tugasibe. Twabonye rero ko umuntu ashobora guhindura ibara ry'ikintu runaka. Wenda urareba, ushobora gukora logo ikaza imeze gutya, wenda gutya. Urareba hano hari uku kwezi, hano kurimo inyuma, hano kujemo hejuru. Ariko nyine rero turi gukora iyi ngiyi kugira ngo tuyikore. Aka kantu birasaba ko tukagira gute, tukagira umweru uku kwezi. Turaza hano nk'uko twabyize, dukane inshuro ebyiri, haze akantu k'agatablo gutya, noneho tuze kuri color overlay, dukandeho, noneho tuze hano dukande kuri kano kazu, dushyire ku ibara dushaka, turigire umweru, dukande okay. Ikindi gisigaye rero cya nyuma, uku kwezi nukukuzana hano hejuru, kugasa nkaho kujemo hano. Turakanda kuri show transform control, noneho duse nk'abahengamisha gutya, noneho tukuzane ukwezi hano. Nubwo kwabaye kunini, reka tukugabanye, gutya. Tukugabanye, tukuzane, tukugire gute, tugushyire hano. Urareba rero ko logo yacu twayirangije, ariko uku kwezi nk'uko kubona, uku kwezi na downloadinze gusa nkaho ari kunini hano, akangaka ni gatoya. Nuko nyine nta mwanya nari mfite, ushobora gushakisha ukabona ukwezi kumeze nka kuriya, cyangwa se ukagushushanyisha nk'uko twabyize ukoresheje iyi tool yitwa pen tool, ugashushanya n'ukwezi. Ariko nuko nabonye byafata iminota myinshi bikabarambira. Rero naho ubutaha, nahanga dusoreje amasomo yacu. Nizere ko muza gukora subscribe, mukatubwira no muri comment uko mubibona, aha amasomo tugeze uko muyabona, icyo twakora, ibitekerezo, inyunganizi, byose turabitegereje kuri mwebwe. Kandi aya masomo muyasangize bagenzi banyu mubona yagirira akamaro. Naho ubutaha, muhorane amahoro y'Imana.